Umunyarwanda yaciye umugani agira ati nta nkuru ivugirwa ubusa ku gasozi. Umuhanzi w'umunyarwanda urimo kwitegura gutangira iminsi mikuru ye ya Noheli n'Ubunane, ari mu munyenga w'urukundo bimukozeho. Uwo tuzi ndamutse mvuze nka twahita tumenya uwo nshatse kuvuga, tutabiciye kure tubinyure mu mizi. Umuhanzi w'umunyarwanda bita Element yari ari mu munyenga w'urukundo, aho twari tumaze igihe kinini tutabasha kumubona, ngo yari afite umukobwa w'amabuno yari arimo kubasha kwitaho, none ibintu bye byahindutse. Umunyarwanda aciye umugani ati utinda mu nyama ukazamburirwamo. Rero turebye hamwe tariki 5 z'ukwezi kwa 12 niho mu Rwanda 2025 mu Rwanda haje umusore witwa Davido w'umunyanigeriya, yari aje gukora igitaramo, ariko ibyo bintu ntibyahiriye Element kuko umunyarwandakazi tuzi ni n'umukire mu bakire, ni umutunzi mu barifite, ariko bikaba byari bimaze igihe binuganurwa ko bari mu rukundo we na Element, dukurikije amafoto yabo tubona ku mashusho media, kuri za TikTok no ku zindi mbuga bajya bakoresha. Byagaragaye ko ngo umukobwa ashobora kuba yarisubiriye aho yabonaga Davido kuri stage, bikaba ngombwa yuko atwarwa n'amarangamutima agatangira kubyinana nawe. Ubwo ngaho nguko nyine ngo utinda mu nyama ukazamburirwamo. Ubwo uwo muhanzi w'umunyarwanda Element nawe ari mu marira, ubwo benshi turimo kumva yuko tugiye kwinjira mu munyenga w'urukundo, turimo gutanga impano kuri za Noheli Noheli n'Ubunane. Ubwo we azaba ari mu marira, ariko ayandi makuru ni ay'abagabo babiri bapfuye icupa n'indaya, aho umwe yemereye undi kugura inzoga, undi nawe akemera yuko ari buhonge indaya, bigasoza abuze amafaranga yo kuyishyura. Umugabo umwe ati ubutaha twarapanze agura inzoga ngura indaya, ariko uyu munota ho yanengushye, kandi twari twumvikanye yuko umwe ari bugurire undi icyo atabasha kwigurira. Akayoga twakanyweye turagahaga, yewe turanagasinda, ariko bigera ku cyiciro dukeneye umuvuno wa nyuma rubanda aranenga. Umunyarwandakazi tuzi nka Sherife, umutunzi cyane uyafite bihagije, twari tumaze iminsi turimo kumva hari inkuru ivuga ko ari mu rukundo na Element, ariko wamwegera neza we ukumva ibyo kuba umugore bitamufasheho, ahubwo gahunda ye ari ukwidagadura. Navuga ko ashobora kuba ari umubyinnyi kuko afite timu ndende y'ababyinnyi. Ngaho nguko amakuru aratangazwa ko akimara kubona Davido ku rubyiniro ntabwo byamworoheye cyane, kuko baje kuririmba indirimbo ya Davido basubiyemo, Davido arishima cyane, ariko n'uwo mukobwa nawe arangwa n'ibyishimo bidasanzwe. Nyuma biza kuvugwa ko ashobora kuba ari umuhungu cyangwa umukobwa, bose bashobora kuba bashimanye, kuko dukurikiranye neza barimo baravuga ko Davido ashobora kuba yageze mu gihugu cy'iwabo, bikaba ngombwa yuko yongera guhamagara uwo mukobwa mu ibanga.
ngaho nguko birashoboka kuba Element yaba ari mu marira, dukurikije ibyo twajyaga tubona cyangwa ibyo twumvishe. Biramutse ibyo ari ukuri, Element yaba ari mu marira. Mu yandi makuru ndumva, mu yandi makuru nta makuru dufite. Ayo niyo twari dufite, keretse tugarutse mu ngingo zagiye ziranga amakuru. Twatangiye tuvuga yuko mu minsi turimo kwitegura iminsi mikuru ya Noheli, umuhanzi w'umunyarwanda bita Element, bizwi nk'umuproducer, wari uri mu rukundo n'umukobwa witwa Sheri Seven, ashobora kuba ari mu marira, aho tariki 5 dushobora kuba twarakiriye umuhanzi witwa Davido, akaba ashobora kuba yarahuje urugwiro n'umukunzi wa Element. Ibyo bimaze iminsi itarenze 3 bivuzwe. Twari turimo kumva Everman, dukomeze dukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tujye tubaza kubyumva, cyangwa andi makuru